reka twongere tubasuhuze kandi twongere tubashimire mwebwe mukomeje kugenda mutega amatwi Imbuto TV. Nge nitwa Ruguzangoga Fraterne Frank. Kuri kamera zanyu murahabona umugabo ni umugabo tugiye kuganira uyu munsi. Ni umugabo ukora ibihangano bya gakondo, n'umusizi ariko mbere yuko wenda tumwakira kuri mikoro z'Imbuto TV, reka tubanze twifurize abanyarwanda badukurikirana bari mu Rwanda ndetse n'abari hanze y'igihugu, tubifurize gukomeza kugira ibihe byiza cyane. Niba kandi nawe umunsi utakubereye mwiza cyangwa se hari ikibazo runaka ufite, humura biraza kuba byagenda neza. Byose Imana irabizi. Abanyarwanda buriya guhera kera barabizi, babyaraga abana bakabita n'ibizi cyangwa se izabikora. Buriya Imana n'ubundi ibizi ukuntu izabigenza. Munyemerere rero maze dutangire twakira uno mutumirwa wacu, ariko mbere ko tumwakira reka tubanze kumve kano kananga. Tuguha ikaze muri studio z'Imbuto TV, kuri kamera y'Imbuto TV, kuri mic y'Imbuto TV. Amahoro cyane. Burya nitwa Rubangukana bigwa rutigimbwa ndubukombe sindigimbaho natabaye nabaye ingenzi ntegetse ubwisha maze ntabaruka nivuga ibigwi. Ubundi nagati gaturi ko muri rukakandi rutica umugambi yemeje guhiga nkeza ndigikano cy'imfizi. Burya ndi rukoya rw'inkwandi rusakara n'inkubito nyiringoma ndica muri cumbikira abacumbitsi, ariko nanone nk'abenyamibwa y'ubufundu ngenda nijabo kwijanja. Banyita rudatinya mwene ntabwo barugegana ingoma ndumuronko wananiye abanzi. Burya kubana Pacifique n'ubasenga Imana warubera ndinda rwatambuga iwacu ni mu bufundu mu mfura zifungura dore kwarya impyisi n'ibisamagwe, ariko nanone iyo nataramanye n'imfura cyane nkamwe ndamutswa Rubangukana bigwe. Ahubwo rero byiza cyane Pacifique, tuguha ikaze iyegereze mikoro. Burya rero iyo nataramye nagize ntindamutswa Rubangukana bigwe, ndabona imfura cyane ndabikunda. Rubangukana bigwi twongeye kuguha ikaze. Rubangukana bigwi, ubusanzwe uri muntu ki mbere yuko dutangira tugira ibibazo bindi tukubaza, uri muntu ki ko tubona uri mutoya ariko tukaba twumva ikivugo cyawe uri muremure? Nkuko nahamamutse rero mbivuga n'ubundi buriya Rubangukana bigwi nagize ndi umutarabye cyane, ariko nanone burya nkaba umusizi cyane, ndasiga rwose bagasigara basiganuza kandi n'abanyarwanda bakabikunda kuko urumva ko rero ndi muremure. Uri muremure. Ubusizi bwawe wabutangiye ryari? Umaze igihe kingana iki ubukora? Tubwire muri make. Ubusizi ngiye kuvuga ngo ubusizi bwatangiye igihe kiburiya nahita mvuga ko nabutangiye nkivuka, kuko ubwo navukaga n'ubundi natangiye niga Ikinyarwanda. Rubangukana bigwi bakantoza Ikinyarwanda, yewe no kugira ngo mu maraso bizambemo mpamya ntashidikanya ko hari banza naranacyonyejwe. Nkurikije uko nibona uyu munsi Ikinyarwanda ni ukuri ndatekereza wenda uburyo bugaragara cyangwa se buziguye nk'uko naje gutaramana namwe maze imyaka 3 ninjiye mu nganzo. Iyi nganzo yawe n'impano yawe ubikomora kuri ese muri abo mu miryango iwanyu babikoze? Ni umubyeyi wabikuraze? Ubikomora kuki? Mu rugamba ndongera nkabivuga neza cyane. Buriya iwacu barabataramye, basogokuru badawe barataramaga cyane kandi bakizihirwa nkabikunda. Ubwo rero nanjye maze kwegera ijuru ngira nti umujyo n'uwo nguwo, reka njye ntaramana n'abanyarwanda, ntara mu Rwanda ho kurutaramana. Reka wenda nse nk'ugusohora muri uyu mujyo, kuko nakomeje kuryoherwa n'irijwi ribuze kuba nkubwira umuntu numvise musa naho muvuga kimwe kandi uzwi hano mu Rwanda. Ubuzima busanzwe, amashuri wayize hehe? Ni impano wayikomoye ku ishuri? Ibi bintu ukora warabyize cyangwa ni kwa kundi umuntu avuga ati nashonje nyamara ndamutse ngeze imbere y'abantu nshobora kuba rwose nafata mikoro cyangwa se ngafata indangururamajwi mu Kinyarwanda nanjye nkayobora? Nagize n'inganzo yanjye ikomoka kwa dawe, ikomoka mu gisekuru, ariko nanone kubera yuko intore izirusha intambwe nyakubahwa Perezida Paul Kagame yagize ati uburezi kuri bose. Nanjye rero narasomye
warasomye? ndagenda rwose hariya iwacu nahamamutse ngira ntiwacu ni mu bufundu mu mfura zifungura. Ndabizi ubu hari abanyarwanda batari kubyumva neza, ariko mbasobanuriye ni mu karere ka Nyamagabe. Akarere ka Nyamagabe. Aho ngaho niho nkomoka rero, mu murenge wa Mbazi, mu kagari ka Ngambi, mu mudugudu wa Maherejo. Nkunze gutarama ngira ntiwacu ni munsi y'umusozi wa Nyakayaga. Ni umusozi mwiza cyane ubereye imfura kandi ubereye abataramyi. Burya rero ishuri ribanza naryize aho ngaho i Maherejo, maze icyiciro rusange nacyo nakize mu rwunge rw'amashuri rwitiriwe Mutagatifu Albert. Ubwo naje gukomerezaho rero njya kwiga indimi n'ubuvanganzo mu ishuri ryisumbuye mu rwunge rw'amashuri rwitiriwe Mutagatifu Nikora mu Cyanika. Aho ngaho rero aho niho baremye Rubangukana-Bigwi, batangira kumutoza neza ikinyarwanda, noneho batangira kuvumbura za mpano ze, bagira bati Rubangukana-Bigwi uyu nguyu noneho reka twongere tumureme kandi twongere dukarishye ubumenyi bwe, twongere tuvumbure za mpano ze. Rubangukana-Bigwi rero naho ngaho navanye impamyabumenyi y'ishuri ryisumbuye mu ndimi n'ubuvanganzo. Ndabona rwose si ukukurema gusa, ahubwo baranagucuze bagushyiraho ubugi impande zose, kuko ndumva mu kinyarwanda n'umuco wacu urakeba. Nta gakondo nta nkomoko. Nta gakondo nta nkomoko. Amahoro. Ugira uti rero uri umusizi, ariko sinuho buriya umusizi, umuntu wumvishe iryo jambo akaba yumva ari ubwa mbere, cyangwa se akaba yaryumvaga abifata gutyo muri rusange, ubundi umusizi ni muntu ki? Uyu munsi niwumva umusizi twabifata nk'umuntu w'umuhanzi. Umusizi ni wa muntu ushobora kujya mu nganzo, ni wa muntu ushobora gutekereza akareba ibiri kuba, akareba ibizaba, akareba ibyabaye, we agakora icyo bita nko kugenura. Muri uko kugenura rero atangamo ubutumwa muri cya bisigo bye, aribyo rero twita gusiga. Ubundi ni cya gihe n'ubundi umuntu ajya mu nganzo, ukagenda ukicara ugatekereza koko, ukahavana ikintu. Benshi bakunze kuvuga ngo inganzo ni iki, bahita bibaza nanone bati inganzo ni iki. Hari abazi yuko inganzo ari hariya hantu bakura ibumba. Yego nibyo hari mu nganzo, ariko inganzo y'umusizi noneho ni hahana ajya akiherera. Noneho kwa kundi wa muntu ajya muri rya bumba akaba yavanamo, abasirimu bakunda kuvuga ngo ni utuvaze, izi ndabo batakamo. Ugasanga noneho we ahavanye ako kavaze cyangwa se abumye inkono. Ubwo abantu batuye mu cyaro babyumva vuba, ariko ndakeka icyo ni ikintu cyumvikana nk'abanyarwanda, ni umuco wumvikana. Akabumba icyo kibindi, icyo ngicyo we ahavanye ni igihangano akuye muri ya nganzo. Ariko noneho nk'umusizi wagiye hahana akiherera nawe agasiga, havana noneho icyo bita igisigo. Aribwo bwa butumwa rero aza agaha abanyarwanda, maze abanyarwanda koko bakabwakira. Utubwiye igisobanuro cy'umusizi. Yego. Wagiye ahantu uriherera mu nganzo, uhakura igisigo. Amahoro cyane. Ni ikihe gisigo wahakuye ko noneho nyeneye kucyumva? Uyu munsi mfite ibisigo bigiye bitandukanye. Mfite nk'igisigo cyitwa Rwanda Rushya. Rwanda Rushya ni igisigo cyiza cyane kivuga ku Rwanda, kikavuga ubwiza bw'u Rwanda hambere ndetse n'ubu ngubu. Anzika tukumve. Rwanda Rushya, komera bwiza bw'u Rwanda, komera kirezi kizihira bene Imana, bwiza bwibarutse mashira ingenzi nka Ndabaga Nyiraruganza akabanza Gihanga ka Rwanda. Nguru u Rwanda n'uruyange, komera bwiza bw'u Rwanda, ntikomera bwiza bw'u Rwanda. Nibyo komera bwiza bw'u Rwanda bwihariye umutima wa kimuntu, ari ukwikamira no gukamira barwo, ari ukujya inama no gutabarana, ruswa iracikaga amateka. Ngaho nawe mvugira uti komera bwiza bw'u Rwanda. Nibyo komera bwiza bw'u Rwanda bwihariye umuco wo korora inyambo, kuko n'inyambo bibyaye bigarama ntibitinzemo ku nyambo bikibaruka inkera kibumbira umurizo ku nyambo bikibaruka ingegene, nako inyambo yuzuye umutahira agahabwa impundu kuri ubwo buhanga ibanga ry'u Rwanda. Ntikomera bwiza bw'u Rwanda. Nibyo komera bwiza bw'u Rwanda bwamye bwangaho bigunga kwiyambariza irirwa handi karutaha Imana y'abasogokuru n'abasogokuruza, ibyo bakabikundira na kunywa inzoga n'itabi, kuraguza no guterekera, kubandwa no kuvuma imvura kandi ntibabihorwe kuko batamenye imbwa yabera ruguru, bamenye nayo yakoraga ibitangaza. Ntikomera
komera bwiza bw'u Rwanda. Nibyo komera bwiza bw'u Rwanda, nanjye ndagutashya umuco mwiza wahoranye navuga nkabitora bati nabanguke rubangukana bigwe. Umuco wawe narawutoye maze kuwutora ubwo ndawukunda mpariwe inganzi ngo biduhetse. Ubundi navutse ndi rudatinya nkunda u Rwanda n'abanyarwanda, nkamenya isano y'abanyarwanda nk'uko ubuvandimwe n'urukundo tubikomora kuba tubyara. Gihanga yaraduhanze ahanga umuco utugenga si uguhimbarwa turawukunda natwe tutikabeho isano iduhuje. Niko se nshuti nkunda uyu muco wacu ukari ubuzima bwacu tutawusigasira ntiwacika ugaca cyangwa se ugatora ico. Njye mbona ku Rwanda ntugacikaho kuwuca naca impuzu wo kwikinga nkikinga ndi umunyarwanda nibagiwe na mvura nkuvure. Ndabizi bashiki bacu barawukunda ubohero rwabo rurake niba mutima w'urugo n'abiteka bahora ku ruhimbi. Basaza bacu ubwo nizo ntore bagana itorero rikabatoza uyu muco wacu bakawukunda no ku rugamba bakaturinda. Turawukunda uyu muco wacu ntugacike. Nibyo umuco wacu wahozeho kera mu miryango turarikesha abasogokuru n'abadayi bivuga imyato si ugutarama bya kinyarwanda babinyamamare turabakunda. Natwe abana dukina samba ibisakuzo byinshi ubwo ndabashoza imigani myinshi ndayibahata mparirwa inganzi ngo byiduhetse. Ese buriya iyo umuntu amaze kuvuga igisigo ntabwo baramubwira ngo guma guma? Umusizi buriya asize yaguma kandi akagumisha mu ruge, akaguma ndetse no muri uwo mujyo kuko byanze bikunze nimba ari gusiga neza bakumva bibanyuze. Na oya rwose wikigora ngize ni guma guma. Ndagumye kandi ngumishije mu ruge. Iki gisigo cyawe cyujemo amagambo y'ubwenge kandi asa naho akomeye ku myaka ufite. Nyaboneka abakumva ntabwo bagira bati kandi uzanikora? Oya ntabwo nakwikoraho kandi buriya ndamutse ngize aho nkora nakora ku mutima w'u Rwanda kuko ndiho ndagira nti Rwanda umuco wawe uwande ukure wagagaze kandi ugabe amashami n'abato bazashibuka bazasanga ubukombe bwawo koko kuri aho ngaho buziritse ku muganda w'inzu ari kugira ngo uzabe nk'umugani ariko nanone wahora. Ubu rero umaze imyaka 3 ukora uyu mwuga w'ubusizi. Muri rusange umaze kugira ibisigo bingahe? Uyu munsi mu ngiro mfite ibisigo 2. Ufite ibisigo 2 ariko mu ntekerezo no mu nyandiko mfite ibisigo bigera ku 9. Iki gisigo utwumvishije nicyo cyitwa ngo iki? Iki gisigo cyitwa Rwanda rushya. Rwanda rushya. Icya kabiri cyo wakisenga iki? Ikindi gisigo mfite cyitwa nta gaciro. Cyitwa nta gaciro. Ni igisigo kivuga ku bana batoya, ku bana na urubyiruko, abantu bakuru, ariko umutekano muri rusange kuri security. Yego. Kuki watekereje kuri abo bana? Nuko abonye bari muri riske cyangwa se bari mu bibazo, nabakeneye gutabarizwa, kuki nta kindi wahise werekeze ku nganiriye nabo ndebye ubuzima babayemo naritegereje mbona byanze bikunze hari ubundi bufasha bakwiye nkurikije ukuntu babayeho. Narabyitegereje mbona rubangukana bigwi nanjye ntabwo binyuze, ariko ndangije ndagira nti ko hari igihanga kandi igihango mpora nsenga, ariko nanone tukagira bene u Rwanda kandi babikunda uwasiga wenda bazumva umusizi rubangukana bigwi bakagira bati n'abangaba nabo bakwiye kwigwa umugani wabo. Umusizi nigeze kumva asiga neza cyane nkabikunda. Umukomojeho jewe turavugisha ukuri turi abanyarwanda. Nifuza kuba nagutumira muri studio z'Imbuto TV, nagusanze ahantu rwose mu nkera. Yego. Uyoboye wataramye igitaramo kimeze neza. Ngira amatsiko yo kukushaka ngo nzakuganize kuko nabonaga buriya mu gitaramo haba harimo abasaza batamirije imvi rwose imva ari urugenzi. Nubwo ni uyu muntu ungana gutya noneho muri ziriya nsakaza amajwi zaho sinkubeshye numvaga ari Rumaga. Rumaga uramuzi? Umusizi Rumaga rero buriya ibyangiye kuri we navuga ko ari amateka maremare cyane. Iyo mugezeho nditsa cyane ko ndamukunda, sinzi wenda niba nshobora kugira gutya n'abanyarwanda bari kubyumva nkazamura nk'ibiganza nkavuga nti Rumaga u Rwanda ruzira umwaga rwose ahari yubahwe iramfizi y'urudodo yubahwe cyane.
ni umusizi mfatiraho nk'icyitegererezo, ntabwo muzi, Yego. nta nubwo turahura amaso ku maso, ariko uyu munsi kuba nitwa umusizi ntekereza ko inganzo yanjye ahanini niwe ishingiyeho. Yego. Ndamukunda cyane, njya no kwinjira mu busizi ntangira guhanga, ntekereza ko ari we nagendeyeho cyane. ubwo n'ubundi nari kuba nkubaza ni se mu busizi, mu mirimo isanzwe hari abantu dukunda kuba wenda dufata nk'icyitegererezo mu mirimo yacu ya buri munsi. Nanjye kuri mikoro hari abantu mfatiraho icyitegererezo nkawe. Mu Rwanda icyo gisubizo kirahura neza no kuba igisubizo cyaba Rumaga niwe cyitegererezo cyawe muri ubu busizi? Rumaga mu kijyanye n'ubusizi bw'ibisigo ni umusizi mfatiraho icyitegererezo, ariko nanone buriya ku kijyanye n'ubusangiza bw'amagambo wahoze ugira uti ndatarama nkizihirwa hari aho wabonye ntaramye, nibyo koko hari n'abandi ngenda mfatiraho icyitegererezo, nk'uko no mu zindi nganzo ariko z'umuco nyarwanda naho njye mfite abo mfatiraho icyitegererezo, ariko ku kijyanye n'ubusizi busiga Rumaga rwose yubahwe. Rumaga uramukeje? Yubahe rwose, ahora n'Imana mu Rwanda hari hose. Kenshi abantu tuba dufatiraho icyitegererezo haba hari ibintu bikorwa byabo byatugumye mu mutwe ku buryo bwo umuntu akubwira ati ngaho gerageza twumve koko niba uriya muntu ari inshuti icumbitse ku mutima wawe, ngaho twumvishe niba koko Rumaga acumbitse mu gikari cy'umutima wawe. Ntabwo ndi buze kwirirwa wenda njya muri byinshi, ariko Rumaga abantu bose ndakeka abanyarwanda benshi banyuze mu ishuri, kandi hari ikigero abantu twagiye tunyuramo twita ngo ni ikigero cy'ubugimbi. Abanyeshuri muzi yuko buriya cyane cyane iyo turi ku ishuri turateretana, turakundana, mbega icyo kigero tukigeramo. Njyewe rero byaba ari nk'amateka maremare cyangwa bwaba ari ubuhamya burebure, ariko nanjye nigeze nakundana n'umukobwa biba ngombwa ko dutandukana ku mpamvu ntumva. Muri icyo gihe rero nigaga mu wa 4 segonderi, nibwo numvise ko nshobora kuba nanjye naba umusizi. Bitewe n'iki? N'igisigo cya Rumaga numvise, ni inkovu y'urukundo. Inkovu y'urukundo? Yego. Kiriya gisigo naragikunze cyane, ariko ntabwo nigeze nkibandaho wenda ngo mbe nakiga cyose, ariko hari amagambo arimo atsibaze wumva koko iyo mikarago narayikunze. Mu nkovu y'urukundo? Yego. Rumaga yagiraga hari ahantu agira ati musonga usonze kugana inganzo, umutima unteye kumena ingando, ko ntagukunze by'ubu ngubu singutendeke njye nk'abandi, ninde wakundekesheje? Ese nagukunze urw'agakabyo rurakurengura ubivutu, byo kari byo nabazwa, ariko atari kosa nazizwa. byiza cyane rwose, amahoro cyane. Reka wenda tuzagira umwanya urambuye wo kuganira. Nuko navuze ni rwose uyu mutaramyi ndamubonye, ariko nubwo mubonye tunamenyane. Uyu munsi ubusizi bwawe, ibihangano wabashije kubitunganya ku buryo umuntu araho umuntu yabisanga, cyangwa nubwo bimeze bite umuntu yabikurahe? Uyu munsi amikoro aracyari makeya, nta bushobozi nari nagira, ariko mu bigaragara byo ni uko uyu munsi nakeje imbuga nkoranyambaga na za nyirakabugabuga, ariko nubwo nabizikeje bwose nta kintu kigaragara yo nari nashyirayo. Ndakeka rwose izo mbuga zanjye ziracyambaye ubusa, reka mba ariko mbivuga. Kuri uyu munsi ukeneye kureba Rubangukana Bigwi, nitwa MC Rubangukana Bigwi kuri YouTube. Urundi rubuga rukunzwe ni TikTok, ariko biracyari hasi cyane. Kubinavuze ko abafatanyabikorwa babonetse, Rubangukana Bigwi ibyo gukora birahari. Bivuze ko bisobanuye ko nta gihangano gitunganyije mu buryo bugezweho bwa studio ufite, uburyo wakodinzemo igihangano cyawe, ibiryo bitunganyije mu buhe buryo? Ibiriyo nagize nti namirwaneho, kuko niba naragize nti Rubangukana Bigwi mfungure urubuga kuri YouTube nitwe MC Rubangukana Bigwi, nkaba wenda nabikora uko nguko abanyarwanda tuzi tubikora dukoresheje telefone,
nkaba nabasha kuba navuga ngo iki gisigo wenda kugira ngo ntazakibura, ni ukugira ngo ntazakibura njye niko mbifata. Nkaba nabasha kwicara hariya ngafata agatelefoni ngakora ako kavidewo nkagashyiraho nkoresheje ya telefoni, kumva ni ibintu biciriritse cyane. Ni ibintu n'umunyarwanda nabona akabona iyo shusho arabona itagaragara ati ni ibiki, kumva njye mfata nkaho nta kintu mfite, ariko icyo mfite ni impano. Ariko ku kijyanye n'ibigaragara byo naba ndi mu mbeshyi abanyarwanda Rubangukana. Ni benshi bagiye banyura kuri izi mikoro, hari na benshi bagiye banyura ku zindi mikoro z'abandi, izi mikoro zikababera nk'umuranga. Uyu munsi Rubangukana Bigwi uwagushaka yagukura hehe, yaba ku murongo wa telefone kugira ngo abashe kuba yakuganiriza, arebe buryo ki mwajya studio abikodinga ibihangano byawe, kimwe nuko na Rumaga urashobora kuba yakureba akavuga ati ntaboneka buriya isoko nk'iyi ngiyi ntigakame, nawe akaba yagushaka akavuga. Bibaho se? Birashoboka rwose buriya. Bibaho, byaba ari byiza cyane, ariko abanyarwanda byo bashobora kuvuga bati uyu muhungu reka turebe ukuntu twamubona. Nageze nakeje imbuga na za Nyirakabugabuga, ariko ngira nimero y'inziramugozi y'impamagara kure. Ubwo ndavuga nomero ya telefone mu ruzungu. Ngira nimero ya nakeje ihuza nzira rya MTN ni 0783384894, subiramo rimwe burya. Ni 0783384894. Urakoze cyane, ariko noneho reka nsoreze kuri iki kibazo, kuko wowe tuzaganira ibintu byinshi, kuko buriya uramfatiranye kumbwira ngo uri buze kuboneka, nanjye nkakora iyo bwabaga nkavuga ni uyu muntu wanjye rwose uko byagenda kose ntabwo nagenda tutavuganye. Mbwira, nasanze ufite izindi mpano, kuko nasanze uyoboye ubukwe. Buriya bita abayobozi b'ubukwe ni abasangiza b'amagambo. Abasangiza b'amagambo. Hashize umwanya mbona uri kuvugira inka. Naho ngaho wenda nanjye ndaza kugukosora. Babyita kuvuga inka. Babyita kuvuga inka. Umunyarwanda avuze ngo ugiye kuvugira inka, nk'abanyarwanda tuzi ko kuvuga ko inka ari ukwabira. Ubwo ntabwo navuga ngo ndazabirira, ahubwo ni ukuzivuga amazina. Murakoze cyane rwose. Kuzihamagara mbega. Hashize umwanya uvuga inka. Ziriya zose ni impano ufite. Tubwire muri rusange, tumenyere ko bano bantu bayobora babara abasangiza b'amagambo mu birori bitandukanye, by'umwihariko nk'ubukwe bw'abanyarwanda buriya harimo amagambo akomeye cyane, kandi nabonye ubishoboye, uraza ubuvuze n'inka. Ntago iyo kigera imbere y'abari abasaza rwose b'imvi z'uruyenzi, abakecuru batamirije agahanga inigi. U Rwanda ni uruyange. Nkunze kugira ni nta gakondo nta nkomoko, ariko kuvuga ngo wagera imbere y'abantu ukumva ufite ipfunwe, ukumva ntabwo uri u Rwanda byanze bikunze icyo umuntu ashaka aragiharanira. Uyu munsi ndahamya nashidikanya ko Rubangukana Bigwi kuba nateramana n'abasaza nta pfunwe bintera. Umugani babibona uruhanga narwo nirwo rwangiza igihangange. Buriya guteramana nabo rero biranezeza cyane. Ntabwo naba nzi ko ngiye guteramana n'abanyarwanda rwose ngo nzane ijambo, ngomba gutambukana ijambo. Amahoro. N'abari ababyeyi rwose bizihiwe bariya rwose urugori, bariya wumva rwose uhagaze wemye, wanahangana n'abandi basanzwe ari abasangiza b'amagambo mu bindi birori bitandukanye. Ukabahamagara rwose bari abakecuru beza cyane, babandi bazi gusokoza urugangazi ndetse n'uruhanika. Ugahamagara n'abasore babandi b'ibitugu bigari bya bintu byahetse imitavu. Ariko nanone n'abasaza bamwe bataramiye ku ngeri baririmba bagatambuka bagatarama cyane, ko burya bakunda kuzana n'ababeza ruhimbi, babandi basa n'abahereza. Nkunda kwitegereza barabeza ruhimbi batambuka, nkabikunda cyane. Wareba mu nda rwose kubona urutemba shyushyu ukabona ko banyoye inka, nkabikunda. Nkavuga nti nimuze dutarame. Abo bose rero baraza tugatarama kandi tukizihirana. Yari inkera nyarwanda, ntabwo njya ncunaguzana rwa rucanda rugicira inkondo, ndababwira nti nimuze dutarame twizihirane.
umuhanga wa mugabo we. amahoro cyane. Ntuze ko ninangiye kuryoherwa umutwe nawuhengetse mbaye inka ryatungo wari gushishira munsi y'ibitwi byayo. Yego. biranyuze reka wenda ducukirize aha, ariko unyemerere rwose tuzongere duhure tuganire maze unyiyereke muri izo mpano zindi, unadusobanurire amahirwe iriya misango. Yego. Maze rero twemerere cya gisigo kindi watubwiye ngo nta gaciro abakidusorezaho, umwanya ni uwawe. Yego, wenda tugana ku musozo, reka twenda kurigobeka gakeya mbanze nongere n'ubundi bakenkemurireho. Ni igisigo nise nta gaciro, abanyarwanda ndabizi bazagikunda kandi n'abanteze amatwi bumva icyo mvuga. Rubangukana bigomba mvuga ukuri, abasizi tuvuga ukuri. Nta gaciro ariko si Imana nyir'ibihe, nyir'isi yacu, nyir'ijuru, nyir'urukundo naremanywe, nyir'ubutangwa budashira, kubita saha ntiragera. Reka nakambe nce bugufi cinya inkuru rwose ndagusaba, hadore ndaciritse nta gaciro, ncirwa mu maso rirashe rirenze, ndetse n'isazi ndayicira mu mboni, kandi si uko ncumura cyane nako mugenga ndi umunyabyaha, mperuka gusenga nari amagorwa, ubu ni njye wugurura nkanuga ari ingo z'abagafashe Imana utabara niba ukinyibuka. Hambere hakubera imihanga ikomerutse gutera ibyo ntabasha, ndagaruka mponda akabuno hasi, umusaza wanyitegereza agatibo ati Rubangukana bigwi ntabwo wari uzi intege zawe. Ntuya mubyeyi nayo iminsi sinararira bamirenge ngo ntuze nungweno ntica nikize n'amagara yanjye, nkaba mu Rwanda nta cyerekezo, bamwe bakibaza niba ndukodesha. Burya gukorana si ubwo mubiri y'iminsi yanze utega ibitugu, imizigo ikabishengura ugahenura isiga kubabaza nk'ukuri kumbabaza, nibeshya ko navukanye impano yahe impano nyabaki, impano yancoye ku ibaraza, impano yancoye mu mizigo, impano y'Imana yasinziriye. N'ukuri rwose kanguka ubwirwa kumaye ko ndi mu mage sabo n'imye ndagutumye kandi unumikire, ukigera haruce bugufi maze umwongore ibi bya gihanga, uti mbe gihanga ruka igihango wagiriye ababwiye ubahanga. Nawe ndabizi ari butebye hajira se no kubaza baribo, nawe ndakuza bave muzinga uvuga amagorane bafite, ariko ab'ingenzi bazo ngo rwumbarize security icyo bazira rwose. Saba beza bazira kuzungwa nako ndavugishwa, bazira guhembwa uretse guhendwa ko bazagumwuma cyane ko nta nuca karoteka. None si ubona umuntu ararwa ntambigaragura kwibaraza rya mirenge ntanamupfa ku rusoni ngo amubaze niba yanagabuye, kuko yamubona ahunyuza akamukata ubwo busa muhemba, kandi mutima mu cyakarenga akinjirije abiro rya kwidamara ngo afite zabarenze. Urakoze cyane. Nje nakomeza rwose nkakumva nkageze ejo, ariko noneho unyemerera maze tugushimire kandi tugutere courage. Abanyarwanda bazagukunda, abanyarwanda baragukunda, maze kandi impano nk'iyi ngiyi rwose uzakomeza ushyiremo imbaraga. U Rwanda ruzira umwaga, wa mugani we wa Rumaga akunda kugira ati u Rwanda ruzira umwaga, ariko nagiye nkagira nti u Rwanda ni uruyange, u Rwanda ni uruyange rurererana pe. Maze rero ubusizi nk'ubu ngubu ntibuzacika i Rwanda, kuko uramutse bucitse cyaba ari ikibazo gikomeye cyane. Nibyo rwose, umuco nyarwanda nahamamutse ngira nti uwande wagagaze ukure kandi ugabe amashami, n'abatoya bose bazaze bawusange, nabo kandi ndabizi bazawusigasira. Munyemere rero mbashimire mwebwe bari mukomeje kugenda mudutega amatwi. Nge nari Ruhuzangwa Fratene Frank kuri mikoro, umutumirwa wacu reka tumuherekeze, maze ibiganiro byacu byo nakagaruka mbasaba gukomeza kugenda mugumana natwe. Niba utarakora subscribe, iyo ni wo mwanya mwiza, ndetse kandi nyakugira Imana umunyarwanda wongera usimbukire kuri izi social media z'uyu muhanzi, ndaza kuba nzishyira hano muri pine hasi, ndazipininga maze abariho winjirira ku marembo meza magari ugende nawe umukurikirane. Ndabashimiye rero, naho utaha.